Shalom, reka tuganire kano kantu gatonya. Hari ijambo riri muri Matayo igice c'indwi cyangwa ca karindwi ku murongo wa 15. Bibiliya iravuga ngo mwirinde abahanuzi bibinyoma, baza aho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega ajyana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma umuzabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Bibiliya nta kintu na kimwe yasize inyuma. Burya ikintu cyose ukeneye kumenya mu ijambo ry'Imana wagisangamo. Muri iyi minsi hariho abahanuzi benshi bahari bahanura, ariko dukwiye kwitonda kuko hariho abahanuzi b'ibinyoma pe. Ngo muzabamenyera ku mbuto bama. Tujya twumva amakuru hirya no hino, abahanuzi bahanuriye abantu bakabaka amafaranga, bakabaka amaturo ngo tubwira tubasengere tubazamukire imisozi. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye pe. Nutanga amaturo yawe ugatanga amafaranga yawe, uzabitange ubitanganye umutima unezerewe, uzayatange nta muntu ugushizeho imbaraga cyangwa se igitugu agukanga ngo utayatanze sinagusengera, utayatanze sinaguhanurira. Abo nibo babahanuzi b'ibinyoma. Umuntu ukubwira ngo banza utange amafaranga, baza utange igitambo, baza utange ibi n'ibi, abo ni abahanuzi b'ibinyoma. Hari n'amakuru tugenda twumva menshi atandukanye ateye isoni. Abahanuzi b'ibinyoma barahari, tube hangwe. Kandi ntabwo bikuyeho ko hari n'abahanuzi b'ukuri bakora umurimo w'Imana neza, barahari pe. Ariko tukwiye kwitonda, twitonde, tube maso, turebe imbuto bera, niba zirimo urukundo, niba zirimo ubugwaneza, kugira ngo tutazasanga rwose twarayobye. Ese aho uherereye nawe hari abahanuzi b'ibinyoma umaze kubona? Watwandikira muri commentaire byagenze gute, kugira ngo tumve niba koko iby'ijambo ry'Imana ritubwira ari ukuri. Ese hari umuhanuzi w'ikinyoma umaze guhura nawe? Niba warahuye nawe byagenze gute? Tuganirize wenda muri commentaire cyangwa se yes, tubwire uko bimeze cyangwa se twandikire, tugende duhanahana amakuru kugira ngo Satani atakomeza kuyobya ubwoko bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.